ubu ngo operation yo gufata ibisambo irakomeje ndetse bafashe ibindi Nyarugenge. Muri Kigali baramutse bafata ibindi Bihazi bya Karundura birimo abakekwa ubutekamutwe bitiraga abasirikare n'abapolisi ngo bari mu turajya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda maze asigararira yo kwarika. Hari nibyo bafashe ngo biri kwibabifatira mu cyo barabitesha bahita babyambika amapingu. Muri byo ni ibyacukuraga amazu, ibishikuza n'ibindi bafashe birimo biteka imitwe abaturage. Abaje bo mirenge inyuranye yo mu karere ka Nyarugenge bafashwe mu bikorwa byo gushakisha abakekwa ko bamaze iminsi bateka imitwe abantu barimo abaretse guteka umugore imitwe karabotaka bakamwambura agera kuri miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda baze nawe. Aba bajura ngo bafashwe mu bikorwa bya polisi y'u Rwanda yo mu mujyi wa Kigali byakozwe guhera tariki ya 11 Nyakanga 2026 n'ubu ikaba igikomeje kuko gahunda polisi ifite ari ukwimara mu bina bwiza. Bino bikorwa byo gushakisha bino bisambo byatangijwe na polisi kufatanya n'izindi nzego nyuma yo kwakira amakuru y'abari bamaze iminsi bateka abantu imitwe barimo ngo abitiraga ko bakorera inzego z'umutekano ngo bambaraga nk'impuzankano ijya gusa nk'iy'abapolisi, abasirikare, abadaso ngo ubundi bakaza baruguyambitse bagateka imitwe abaturage babatera ubwoba bigatuma abaturage bahaba ubundi bakabaha amafaranga cyangwa se ibindi byavamo amafaranga bakagenda. Muri ibi bisambo kandi byafashwe birimo ngo ibivanya mirambo ibyavuye mu murenge wa Kigali, ibindi bifatirwa Nyakabanda ndetse ngo n'ibindi byo mu murenge wa Rwezamenyo. Amakuru yifatwa ry'ibi bisambo kandi yemejwe n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzira Weraris wavuze yuko ari nabafatiye mu cyo cy'ibikorwa bakekwaho byumvikane ko ari nabo bafashe barimo kwiba muri ako kanya. Yagize ati ko muri Nyakabanda ro twafashe amaze kwiba telefone ya iPhone y'umuturage maze turayimwambara tuyisubiza nyirayo tumwambika amapingu. No ku Muhima naho twafatiye abandi bane bategaga abantu bavuye mu mirimo itandukanye nka Nyabugogo maze bakabambura ubundi bagata birukanka. Ni mu gihe kandi bafatiwe Nyamirambo ari naho hafatiwe benshi bakeka gutobora inzu y'umuturage bakayimaramo ibikoresho byose byari birimo ubundi inzu bakayisiga yera. Muri aba bano kandi harimo batekeraga abaturage imitwe babizeza ko bazabafunguriza abantu bababeshya ko bakorana n'inzego z'umutekano. Bo bafatiwe rero mu murenge wa Rwezamenyo kuko aribo bari bafite igisa nk'indiri. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yagize ati babwiraga abantu ko bazafasha gufunguza abantu babo bafunzwe ni babiri. Harimo nabwiraga abantu ko ashinzwe iperereza muri polisi mu mujyi wa Kigali. Abantu kandi ngo bajyaga mu tubari dutandukanye bakabwira abanyiratwe yuko barengeje amasa yo gucuruza cyangwa se barengeje urusaku ubundi bagahita baka amafaranga ngo batabajyana mu butabera. CIP Gahonzira yagize ati babaga bitirira inzego z'umutekano zirimo abasirikare n'abapolisi bafashwe biturutse ku mugore ufite akabari batekeye umutwe gutyo maze bamurya agera kuri miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwa mbere ngo baraje abaha miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda maze bagenda bamusama ndi gake yose bagenda baye mu maramo. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yavuze ko gushakisha abandi bakora ibikorwa nk'ibingibi gikomeje. Yaboneyeho kandi gusaba abaturage kudatanga ruswa anasaba ijanitse mu bikorwa nk'ibingibi kubireka kuko inzego zitazabihanganira habe na gato. Kugeza ubu ibisamba bimwe babifashe mu ijoro muri operation yihuse cyane naho ibindi bagiye babijata ku manywa. Icyo batungaga agatoki bahitaga bafata dore ko abaturage basanzwe n'undi babaza amasura. Abaturage kandi bakomeje gushimira polisi ikorera mu mujyi wa Kigali kubwitange ikomeje gushyira mu gufata bino Bihazi. Ngaye nguko rero urumva ko rwose polisi yacu iri mu kazi mu gufata bino bisambo byigiza kara kajyaye. Mbabwira ni nkora subscribe n'imbaruga mbigize kuri chaîne iracyari mwe Nyabari Obed na ngi n'isoko y'amakuru ruteza amatwi. Obi time News.